umutoza w'abazamu b'ikipe ya Rayon Sport Mazimaka Andre yamaze gutandukana cyangwa se ikipe ya Rayon Sport yamaze kumuhagarika bitewe nuko iri kumukurikirana cyangwa se iri kumususpectinga cyangwa se gukurikirana cyangwa se donc ikiri gutohoza ikiri guperereza nimba ukwitwara nabi kumuzamu Kadim Diaye w'ikipe ya Rayon Sport yaba bifite mu ruhari ese byaba bituruka kuki. Ayo makuru agiye hanze bisa nkaho rwose abantu biciye igikuba bati ikipe ya Rayon Sport iri mu mujyo gushaka igikombe cya championnat nibyo ku munsi w'ejo yaratakaje imbere ikipe yitwa Marine Football Club ibitego 2-2 ariko se niyo timing nziza kuba yatandukana n'umutoza w'abazamu nibyo wenda Kadim Diaye amaze iminsi atari kugira performance nziza ese niyo timing nziza nicyo gihe cyanya cyo kugira ngo icyo kibazo kibe cyavuka. Abantu donc batangira kuganira ibyo bintu, telefone ziratangira ziracicikana, abantu bifuza kumenya amakuru. Ngewe nk'umunyamakuru bien sûr nagombaga gushaka amakuru, nahamagaye president w'ikipe ya Rayon Sport bwana Tade, numva telefone ari busy gerageza gushaka amakuru mu ikipe ya Rayon Sport mu bandi bantu, biza kurangira agize n'amahirwe kwivuganira na nyir'ubwite Andre Mazimaka ndibuze kuza kumukotinga ndetse n'abandi bantu muri staff y'ikipe ya Rayon Sport kugeza n'abandi bantu bari mu buyobozi w'ikipe ya Rayon Sport twaganiriye babaza ese koko ibi bintu bya Andre Mazimaka nibyo ni ibyanyabyo, ese Kadim Diaye nawe yaba ari mu nzira zo guhagarikwa, byo bimeze bite, byo biteye bite. Igisubizo navanye muri iki ngiki ndaje nkigaruke mu kanya gato cyane ko ni igisubizo gisa, donc bose ibyo bansubije birasa, barabihuriraho cyane cyane uko bimeze ndetse na realite ibirimo. Ahubwo dore gihari cyane iki ngiki nibyo ejo twakoze inkuru tubabwira ko Kadim Diaye probability nini ari uko atazongera kubanza mu kibuga cyangwa atazongera kubanza mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport mu masaha nimugoroba. Inkuru ngira ngo ikiganiro cyageze mu masaha y'isa 9 za mu gitondo, bari kuri YouTube cyangwa se abagiye bikurikirana ikiganiro bakibonye, ngira ngo iyo nkuru nibwo twayitangaje. Uyu munsi rero nibwo naje no kumenya n'amakuru yuko rwose nyuma yuko umukino urangiye muri dressing room rwose n'abakinnyi batishimiye twa Kadim Diaye bagashaka no kumwumvisha, reka bivuga gutyo, bivuga ko uwitwa Youssou Diagne uyu musore w'umusenegal w'umudefenseur watsinze n'igitego cya kabiri kwa n'ukipe ya Rayon Sport kugira ngo nganye n'ikipe ya Marine ibitego 2-2, no umuntu utari wishimye cyane ko noneho nka Kadim Diaye no umusore w'umusenegal mwene wabo avuga ati nibyo rwose urabona uradutanze ukoza amakosa yawe ku giti cyawe akostinze ekipe ya Rayon Sport ku buryo bugaragara. Aravuga ati n'ikimenyimenyi ikintu twifuza nk'abakinnyi nibyo byabaye byarangiye, ariko turashaka kumenya realite ni yihe. Bivuga ko yaramaze hafi cyumweru cyose ari umuntu ufite performance itameze neza, bigaragarira abatoza, ariko witwa Roberto Goncalves do Carmo cyangwa se Robertinho nk'umutoza mukuru, nk'umutoza ufite experience, afata umwanzuro abantu benshi bashobora guhurizaho nawe yuko we akiryamye ku muzamu we, kuri we abona rero muzamu akwiye guha amahirwe akaba yajya mu kibuga. Urumva umutoza w'abazamu ndetse na coaching staff yose baricara n'abakinnyi bavuga ati uko tubibona turabona practice z'umuntu kanaka mu myitozo ntago zikimeze neza nka mbere. Ofete ngo n'ubu ngo mu kipe Rayon Sport kwibaza witwa Kadim Diaye afite ikihe kibazo, kuko ngo n'umuntu wasubiye inyuma ku buryo bugaragara no mu myitozo, donc ari absent mind cyangwa se n'umuntu ubona usa nk'udahari. So vuga ngo ni question ya match gusa, no mu myitozo n'umuntu ureba ukabona n'umuntu usa nk'udahari, kandi yaratangiye kugira ama contact meza y'amakipe muri Tanzania yashoboraga kuyamutwara kugira ngo ajye gukinana mu gihugu cya Tanzania. Uyu musore rero bitse Kadim Diaye abantu baribaza bati ese Kadim ikibazo afite cyaba ari cyuko amezi 2 yenda kuzura atarahembwa? Abantu bati rero ati ntabwo iki cyaba ari cyo kibazo, kuko n'abandi bakeneye nta muntu wahembwe o Kadim yo guhembwa. Ushobora n'ibyo abantu ushobora kubijira bitandukanye, Kadim akaba atabasha kuhita byakira, atabasha kuhita byumva yuko kuba tarabona amafaranga ushobora kuba byamugura performance igasubira inyuma. Abantu bati n'ikimenyimenyi clean sheet we yabonaga n'amafaranga bitandukanye n'ibyo abandi bati cyo ngicyo ntago cyaba ari cyo. Ese no kugira igihe nyine umukinnyi gashita gasubira inyuma ku buryo nyine ibintu byose byangirika bikarangira? Kuko namenya amakuru ko abantu bicaye bwabo bagasengura ngo bamaze kubona yuko uwitwa Kadim Diaye amaze kubatanga muri match ikipe ya Mukura marabyibuka cyo gitego cy'ishoti rya kure, match ikipe ya Rutsiro marabyibuka neza cyane,
iyi match ikipe ya Marine ndumva n'indi match ntari kwibuka neza witwa Kadimu bashyiraho iyo match yuko yabatanze. Donatille ni umuzamu mwiza, ni umuzamu ufite tayi nziza, ni umuzamu ufite talent cyangwa se ufite impano idasanzwe, uri capable yo kuba yagira match nziza cyangwa se yakurizina ku gikombe cya shampiyona. Ariko bose icyo bahurizaho banibaza no kuvuga ngo uyu Kadimu Ndiaye yabaye iki, uyu Kadimu Ndiaye habaye iki, byamugendekeye gute kugira ngo asubire inyuma ku rwego witwa Kadimu ariho umureba ukabona muri match asa nk'udari cyangwa se ari absent minded. So hanyuma rero abakinnyi baramutokinga cyane. Amakuru namenye no kwitwa Youssou Diagne rwose we yashatse no kuba yanamubwatura nk'abantu turuka muri Senegal twaje guhaha, ati rwose ndi grand frère wa ndumva nanaguhana bya kivandimwe nka mukuru wawe. Ariko abantu baravuga ati ntago byaba ari byo, amakuru ahari atariho ivumbi nuko no kuri fedo match cyangwa se no ku rupapuro rw'umukino uwitwa Kadimu Ndiaye ashobora kutazongera kugarukaho rwose, ngo bishobora kuba ari icyemezo twa Roberto Goncalves do Carimo avuga ati nyuma yuko abantu bagiye bimpropoza cyane bavuga bati uko tubibona n'iki byose nanjye harageze kugira ngo numve iyo option. Mbere baravuga ati patient yajya mu izamu, Kadimu akaba ari kuri bench. Ariko this time bigendanye n'izi performance navugaga agaragaje muri iyi minsi ya vuba aha, abenshi ahubwo bavuga yuko uyu musore ngo bishobora kurangira rwose wabaye umuzamu wa gatatu uwitwa Yves, umusore muremure ufite metero 2 zirengaho gatoya, ndetse n'umusore twa Patient, umusore mu Burundi ndi kuriyo, aribo bagiye kuba bahari. Ariko cyane cyane Patient akaba ari we ugomba gusoza shampiyona akina ndetse n'igikombe cy'amahoro. Rwose Kadimu Ndiaye abakunzi ikipe Rayon Sport wenda muraza kumbwira muri comment nimba wenda arenganye, wenda andika muri comment uti nge ndabona arenganye cyangwa se ntabwo arenganye. Ariko rwose witwa Kadimu Ndiaye confirmed nuko atazongera akenshi, donc 88% cyangwa se wenda reka nishaka mvuge 95%, uko sinshaka kuvuga 100% ko sintoza reyo, ngende kuvuga amakuru nahawe, amakuru namenye nuko atazongera kuza muri fedo match muri imikino ya shampiyona isigaye ndetse n'imikino yindi isigaye yo mu gikombe cy'amahoro. Kire kumwe nagira ikibazo cy'imvune, Kadimu Ndiaye azaba oblige yo kuba yagarurwa muri squad kugira ngo akomeze kuba yaza gutanga umusaruro. Ibyo ni bya Kadimu narimaje gutanga izo information kugira ngo abantu bamenye ngo Kadimu situation yifashe gute, ese niki cyakurikiyeho ku bakinnyi, kuko hari umuntu wambajije arambwa atari ko hari ibintu wabaye nk'ucamo ntiwadusobanurira impamvu ngo uyu musore ta Prince Elenga Kanga Junior atsinda igitego, impamvu uyu Prince Elenga Kanga bagenzi be bagiye kumfasha gusira buri bakabona muhire Keve agiye kuri Kadimu Ndiaye. Nibarije ngewe barambwira ati ikintu cyabite nuko Kadimu Ndiaye n'umukinnyi bagenzi be ndetse aba batoza haba n'abandi bantu barahunga muri staff bari baziko amazi iminsi atameze neza, bakavuga reka tumuhe confiance nk'umukinnyi kugira ngo atahita yangirika burundu, kandi ari umuzamu wagiye duheka, ari umuzamu wagiye dufasha cyane cyane ku mahitamo witwa Roberto Goncalves do Carimo nk'umutoza mukuru. Ngenda byumva kandi nabyubaha akuvuga ngo nge simpita ntakaza umukinnyi wanjye, simpita ntakaza umugaridi wanjye wa mbere, kuko ikipe itwara igikombe cya shampiyona kenshi ugiye ufite umuzamu wa mbere kandi ntasimbuzwa ntayegayezwa. Umuzamu kujya gusevinga akakurokora akakwambutsa akavuga ati ikipe ndayitwaye ngiye. So muhire Keve rero yarigera avuga ati ngewe ndabona uri umuntu uri gustragoringa, no umuntu udafite performance nziza, no umuntu utamerewe neza, situation nkigoye. Ati niyo mpamvu rero nagiye nkamubwira nti gerageza use nk'ukanguka, wake up. Donc nyine ba muri match uri concentré, ufite concentration yose iri for kugira ngo utongera kuba watsindwa igitego nk'icyo wari umaze gutsindwa. Nyuma bavuye muri dressing room umutana marongera kubitwa igitego noneho kiri bet cyangwa se cyamakosa ye ku buryo bugaragarira buri muntu uwo ari we wese. So ako nagaciyemo breaking news rero ziba ziraje ziratambutse. Amakuru Andre Mazimaka yahagaritswe mu ikipe ya Rayon Sport, ubwo byahuzwaga ko no kuba yabakekwa yuko nimba ari n'amafaranga cyangwa se nimba ari na performance mbere y'utwo Kadimu Ndiaye igomba kwiterwa umutoza. Ofete nta kiri specific abantu bari bavuze cyangwa se nta kiri straight abantu bari bavuze, ariko bavugaga bati uyu musore bita Andre Mazimaka cyangwa se umupapa witwa Andre Mazimaka kumuhagarika either nimba bakeka ko utwo Kadimu Ndiaye yaba yarariye ruswa kugira ngo agire performance nk'iri kugira, biraza kuvugwa ko cyase biraza kwitwa yuko Andre Mazimaka iyo ruswa ari we uyizana. N'ubusanzwe hari bamwe mu buyobozi cy'ipe Rayon Sport Andre Mazimaka batamwemera, bashobora kuba nka source ya information kuvuga ngo ibi nibi wenda twamuhagarika.
hanyuma akavuga ati niyo byaba performance iri hasi yitwa Kadimu Ndiaye biraza kubazwa umutoza w'abazamu ari Andre Mazimhaka. Ati muri izo angere zombi rero niyo mpamvu kuba byatangazwa ko uyu mugabo Andre Mazimhaka yahagaritswe bishobora kuba byagira ikingiro. Nageze amatsiko ndabaza, niyo mpamvu nubashye inkuru ya bagenzi bacu kuko inkuru iravuna. Ndabizi nk'iyo naye nshaka inkuru naraye mpiga inkuru kugira ngo menye amakuru ese birava he birajya he. Ndabizi biravuna cyane pe. Niyo mpamvu navuze nti reka nkotinge ntaza kwitirira inkuru. Amakuru rero nkesha ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport na nyirubwite Andre Mazimhaka nuko ibyo bintu ntabyo byambwe yateka nkwereke fact y'uko ibyo bintu by'uko nahagaritswe mu kipe ya Rayon Sport ntabihari. Umuntu wa mbere wanyoherereje iyo nkuru ni perezida ambaza ati ibi bintu mbona ni ibiki ubibwiye bande. Bavugana umwanya munini bavuga bati nanjye sinzi aho ibintu byaturutse, atahubwo nangize ngo mwanyirukanye ntimwambwira, naringize ngo mwanyirukanye ntimwamenyesha. Perezida amwe ati hoya ntabwo turi buze kuza kugwa mu mutego abantu bari gushaka ko tugwamo. Uwo mutego ndaje ngugarukaho. Abatoza muri backroom staff Robert Nyoni yari akabimenye. Abatoza barwaka nibo babonye izo poste ziri gucicikana, abakinnyi n'iki byose batagira guhamagara Andre Mazimhaka. Niba ko namuhamagaye nk'inshuro mweshatu telefone iri busy, donc iri kuri donc ari kuvugira kuri telefone umwanya munini. Aho muboneye ndamubaza nti pole sana coach, muri aya magambo rwose wirukanwe baguhagaritse mu kipe Rayon Sport, match y'Urubavu na performance ya Kadimu ubaye victime yabyo, ni wowe umutegura cyane wowe utamutoza neza. Yasetse nk'iminota nk'ibiri ataransubiza. Arambwira ati ariko izo nkuru bimeze bite, ni bande bazitanga? Ndamwandika nkubwire umuntu watangaje inkuru ni umunyamakuru mukuru nje nubaha. Arambwira ati ni umunyamakuru mukuru wubaha, ahuza ibintu. Arambwira ati urabona ni umunyamakuru gutya na gutya, ati nubwo ni umunyamakuru musina, ati nubwo umwanya munini mara kurikirana ikipe ya APR. Ndamwana hoya kuba yabakurikirana ikipe ya APR cyane ntago bikuye ko ya breaking ikipe inkuru mu ikipe Rayon Sport kandi kabiya nyaye nzi nyinshi agiye breakinga. Andre arambwira ati ibyo byihorera. Ndavuga none se nimba ari ibyo ngibyo siyo situation muri kwitekereza gute mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo n'abakunzi ikipe ya Rayon Sport kuko baze kumenya ukuri kwa nyako, donc urwo rujijo ruveho. Andre Mazimhaka yahagaritswe cyangwa ntabwo yahagaritswe? Arambwira ati Andre Mazimhaka ni umuntu uri mu kazi ku munsi wo kwa kabiri uri buze kuza gusubukura imyitozo n'ikipe ya Rayon Sport a 100%. Nta cyabaye, nta n'igisa n'icyo twagerageje kuvugana, nta kintu na kimwe kirebana n'icyo ngicyo. Umutima navana okay sawa, ndavana reka nkurikirane umenye amakuru ibi bintu bimeze bite, bibirahuzwa bite. Amakuru hari avuga yuko nyuma yuko bigaragaye ko twa Kadimu Ndiaye afite performance iri hasi, bidasabye ko hari adversaire buze kuza kumunyuraho ngo aramutegura. Abantu banyumve neza, nje nitohoreje amakuru. Abantu bari mu ikipe ya Sport mu buryo buri technique barakubwira bati turabizi neza ko kwitwa Kadimu Ndiaye ari hasi. Kwa umwanzuro w'umutozo kugira ngo amukinishe, kandi umutozo wese ashobora kwifata avuga ati nubwo umukinnyi wanjye atameze neza reka mfate risk nkomeze mubanze mu kibuga. Twarabonye kuri Bateni haga kuri Onana, twarabonye kuri Deja cyo ameze nabi ari muri meforme zigaragara buri muntu wese witwa Olegun Socha yaravuze ati sinkuvanamo. Twarabonye kuri Ten. Donc uyu muzamu cyane umuzamu ashobora kuba ari mu bihe byo gustruggling ubona atameze neza, performance yanze umutoze ni ngake cyane afata umwanzo kuvuga ngo bahite bakuvanamo bazane mu ndi mugaridi wa kabiri wowe byakunaniye. This time rero ngo nicyo kintu cyabaye kuri Robertinho, ariko muri staff bose abakurikirana imyitozo ya Rayon Sport mu Nzove ngo babihurizaho kwitwa Kadimu Ndiaye ari hasi, ntago bazi ikibazo afite kirebana n'imyumvire. Donc umyumvire asa nk'umuntu uri absent minded cyangwa se n'umuntu usa nk'udahari, reka bivuga gutyo mu bitekerezo. So ati rero ati nimba umuntu bimeze gutyo ari umuntu uri kugira performance mbi iri gutuma ikipe ya Rayon Sport itakaza, ndabivuga uko bari kubitekereza haba mu buyobozi ndetse no muri coaching staff n'imbere mu ikipe yitwa Rayon Sport rwose pesi bica ku ruhande.
donc ngende ko nabyumva ubusesenguzi bwanjye nshaka gukora ni ubuvuga ngo abantu bamwe bari hafi y'ikipe ya APR bari kwifasha kwitegura match zigiye zitandukanye kugira ngo igikombe gikomeye nido. Donc hari detail burya mu mupira w'amaguru abantu bagomba kumenya ko detail yose ishobora kuyagira ikintu imotivaho umukinnyi cyangwa se yakwangizaho umukinnyi. Baravuga bati abantu bose hanze anga bari kubona kwitwa Kadimu yagize performance mbi, ari umukinnyi witwaye nabi muri match. So byorohe umuntu wese kuba yabibona ate kubwizo mpamvu nimba ari match yamukuru yitwayeho nabi, ari match ya Marine yitwayeho nabi, ati ni sawa, biroroshye ko umuntu wese ashobora kuba yabyiinterpret. Ngo bikaba bishobora kuba byaje in terms yo kugira ngo biyobye uburari. Sindi muri position yo kuvugira ikipe ya Rayon Sport, ndi kuvuga uko abantu babitekereza kugira ngo nawe ukuri iki kiganiro wanarize koko ibyo bintu byaba ari byo. Ngo byaba ari in terms yo kugira ngo hayobywe uburari bw'uko ikibazo gihari. Nimba abantu bari gususpectinga Kadimu yuko yaba yari amafaranga, ari umutoza we w'abazamu uyamuzanira ayo mafaranga, icyo ni kimwe. Nimba ari performance iri hasi, nimba ari ukwitwara na cyangwa se atari kuvuga ngo nuko yari amafaranga, ari nayo position nge ndimo, ahubwo ariko akuri umuntu ashobora kugira meforme, niyo position nge ndimo. Ngo byitwa ko ari umutoza bitwa Mazima Kandere udashoboye. Ushobora kwibaza ngo igihe arameze neza bwo ninde wamutozaga? Bakaba bati rero dushobora kubivuga gutya kenshi na kenshi umupira mu Rwanda bitewe nuko abayobozi bashobora kugira frustration bakahita bafatiraho ibintu bigeze bakavuga bati mugani bityo bintu bitangiye kuvugwa kuki tutabitekerezaho tugashaka amakuru kuri ibintu bitangira kugenda bikora bikarangira bibaye byanyabye. Bati abantu bashobora kuranganira kuri André Mazimaka bakaba banamuhagarika, hanyuma ikipe ya Sport ikazongera igakora same mistake bavuga ngo ikibazo twagikemuye kuko twahagaritse André Mazimaka, reka dusubize Kadimu mu izamu. Kimwe muri kumva cyane ko bari gusesengura iyi situation abantu mu ikipe ya Rayon Sport baravuga ati bari kudutega kugira ngo dukore ikosa duhagarike uwitwa André Mazimaka, hanyuma match ikurikirana nayo bazabanzemo Kadimu ufite icyo kibazo nabo bamaze kujya kuvura ko atari tayari mentally, ikipe ya Rayon Sport yongere gutakaza undi mukino bitewe nuko bavugaga bati uyu Kadimu noneho haraza kuba tayari bitewe nuko André Mazimaka bamuhagaritse. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bati twebwe twabivumbuye, ni ibintu tubona mutoza André Mazimaka tuzi akazi akora, tuzi urwego rwa performance ye, tuzi icyo afasha ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abagaridiye babo, kandi koko ugiye kurebona harimo input y'utwa André Mazimaka rwose pe. Ngiye uko mbibona yasinjya mvuga ngo nshobora kubeshya ngo umuntu bakora neza ngo cyangwa ntakora neza kuko tuvugana cyangwa kuko tuziranye. André turaziranye turanavugana si cyane, wenda nshobora kuvuga nka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri, ariko ni umuntu ureba ukareba ibintu atoza ukayibona. Ngize kujya mu nzove ngiye kureba science y'inshuro nk'eshatu, ngiye kibazo abantu bajya bagira ugasanga nk'umuntu ntagaragira wenda nk'amahirwe kuvuga ngo ngiye kureba science y'umutoza se atoza ate bigenda bite no kuri touchline n'iki byose umuntu tushe y'umutara mutwa André Mazimaka arayibona. Hari byigize kuza biravugwa yuko ngo ibintu byo kuvuga ngo gutegura match bijye bivugwa ngo akenshi na kenshi ko ari we bicishwaho, ngo hari igihe ngo ugize ku suspect donc ugize gukekwaho ko yaba amafaranga yikoreshereza bikaranyira atayakoresheje. Ibi byose byagiye bivugwa. Ngere ibyo simbize simba muri equipe, ibyo mbona ni by'akazi k'umuntu akora ndetse n'abayobozi be bajija. Ku makuru hari nuko André Mazimaka aracyari mu kazi k'ikipe ya Rayon Sport, aho wicari gere ko ari kugira ngo abantu base nk'abayobye uburari, abantu n'abareyo babumvishe ko ikibazo kiri mu mitoreze ku mutoza umutoza Rayon Sport namuhagaritse. Impamvu abantu bagomba kumva iki kintu, uyu munsi ni ku munsi wo ku cyumweru. Ku munsi w'ejo turatangira icyumweru cyo kwibuka, nta biganiro bya siporo bihari. Umuntu ashobora kuditiminga ikintu nk'icyo akavuga ati ngewe reka nyobye umunyamakuru cyangwa se umunyamakuru amakuru aya n'aya, kuko nge sintekereza ko umunyamakuru yaba pati yo kuvuga ngo umuntu ngo arambwe ngo tangaza inkuru kubera impamvu ze bwite. Oya, ahubwo umuntu ashobora kuvuga ati nguha amakuru, kurikirana neza ubaze kanaka bamuhagaritse, hanyuma ubwo kurikirana cyangwa se bitabaye byo gukurikirana bikarangira usanze cyangwa se umenya amakuru yuko wenda bamuhagaritse cyangwa se batamuhagaritse. Ariko ngiyeho hangandi gukotinga ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport n'uburyo benterpretamo ibi bintu.
Kadimu Ndiaye aracyari umuzamu wa Rayon ntarahagarika, uretse ko bamugize umugaridi wa gatatu. Andre Mazimaka aracyari umutoza w'abazamu ikipe ya Rayon Sport nk'uko bisanzwe 100%. Aya ni amakuru mpagazeho, ni amakuru yizewe 100%. Ku munsi wo kuwa kabiri imyitozo bwizasobukurwa Andre Mazimaka niwe uzabura umutoza w'abazamu ikipe ya Rayon Sport, bakomeza urugamba, bakomeze guhatana, bahatana igikombe cya shampiyona.